Shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuhuza, nitwa Nkundamahoro Salomo. Mfashe uyu mwanya kugira ngo mbasangize inkomoko y'ijambo cyangwa intego y'urubuga rwacu rwa WhatsApp yitwa nibura undi umwe nzaniye Yesu. Ndifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego kuko n'ubundi ariho iryo jambo rigaragara. Turahera kuri paje ya 424 dusoma, hanyuma munyemerere dusome. Nibura undi umwe nzaniye Yesu. Data yari umupasitori igihe kirenze imyaka 50. Kenshi yakoze mu dutorero duto cyane tw'ahantu h'ibyaro. Yari umwigisha usanzwe, ariko yari umuntu wiyeguriye kuvuga ubutumwa. Kimwe mu byo yakundaga gukora kwari ukujyana amakipe y'abakorerabushake bakajya mu bihugu by'amahanga bikenye kubaka insengero z'amatorero yabaga akiri mato atishoboye. Mu gihe cye Data yubatse insengero zirenze 150 hirya no hino ku isi. Mu 1999 nibwo Data yitabye Imana azize indwara ya kanseri. Mu cyumweru cye cya nyuma, indwara yari yaramurembeje imubuza gusinzira hafi amasaha 24, kandi ntiyari akimenya neza ibimukikije. Uko yarotaga, yakomezaga kuvuga cyane ibyo yabaga arota byose. Ibihe namaze nicaye iruhande rw'igitanda cye byampishuriye byinshi kuri Data kubwo kumva inzozi ze. Gusa yagendaga asa n'usubira muri buri mushinga wo kubaka insengero umwe ku wundi. Ijoro rimwe byegereje umunsi we wo gutaha, icyo gihe nari kumwe n'umugore wanjye n'umwishywa wanjye twicaye iruhande rw'igitanda cye. Data yagize atya asa n'ugaruye imbaraga, areguka nk'ushaka kuva ku gitanda. Kuko yari afite intege nke cyane, umugore wanjye aramwinginga ngo agume mu gitanda, ariko akomeza gushaka kuva mu gitanda. Amaherezo umugore wanjye aramubwira ati, Jimmy, urashaka guhaguruka ngo ujye gukora iki? Undi aramusubiza ati, ndashaka kureba ko nakunguka undi umwe nibura nkamushyikiriza Yesu. Nibura undi umwe nkamushyikiriza Yesu. Nibura undi umwe nkamushyikiriza Yesu. Akomeza gusubira muri ayo magambo inshuro nyinshi. Mu isaha yakurikiyeho yavuze ayo magambo nibura nk'inshuro zirenze 100. Ngomba gushaka nibura undi umwe nkamushyikiriza Yesu. Icyo gihe nari nicaye iruhande rw'igitanda cye. Natangiye kurira, nubika umutwe nshima Imana ku bwa Data no kwizera kwe. Uwo mwanya Data yarambuye ikiganza cye cyarimo intege nke akinshyira ku mutwe nk'umpa ubutumwa, aravuga ati, ugeze nibura umwe ku gakiza umushyikirize Yesu. Ugeze nibura umwe ku gakiza ku bwa Yesu. Nifuza ko iyo yaba intego y'iminsi isigaye yo kubaho kwanjye. Nagira ngo nawe ngusabe wibaze niba ushobora kwemera iyo ikaba intego y'ubuzima bwawe, kuko nta kindi dushobora gukora gishobora kugira umumaro munini mu buzima bw'iteka. Niba ushaka gukoreshwa n'Imana, ugomba gutwara ku mutima wawe ibyo Imana ishyira imbere, kandi icyo Imana iha agaciro kuruta ibindi ku isi ni agakiza k'abantu yaremye. Ishaka ko abantu bayo bazimiye bagaruka mu rugo. Nta kindi kintu gifite agaciro mu maso y'Imana. Umusaraba niwo gihamya kidashidikanywa cyabyo. Ndasenga ngo ujye uhora uri maso, ushaka nibura umwe wageza kuri Yesu, kugira ngo wa munsi nuhagarara imbere y'Imana uzashobore kuvuga uti, umurimo wampaye narawurangije. Yesu ashimwe. Uyu ni Rick Warren wari urimo utanga ubuhamya, mwabwiyumviye.
bw'umubyeyi we wari urwaye, ariko akaba yarahoranye ino ntego nibura undi umwe nshyikirije Yesu. Hanyuma mwiyumviye ko yanabisigiye umuhungu we Rick Warren. Nanjye ubwanjye nkisoma iki gitabo niho nakuye ino ntego, numva igihe cy'ubuzima bwanjye gisigaye cyagengwa cyangwa cyayoborwa n'iyi ntego. Niba nawe ubyifuza, nyemera dufatanye muri iri sengesho kugira ngo Imana itubashishe ugire icyo ubikoraho, aho utuye, aho uba, abo mwigana, abo mukorana, ubakoremo uno murimo kandi Imana izagushoboza. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya wari umpaye ngo nsangize abantu bawe iby'icyo wadushyize ku mutima, cyangwa intego wadushyize ku mutima ivuga ngo nibura undi umwe nzaniye Yesu. Warakoze kuduha ino ntego, niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo Umwami urusheho gukomeza kudufasha, uduha imbaraga, uduha ijambo ryo guhamya, Umwuka Wera abidushoboze, kandi aba ari wowe uhamiriza muri twe iby'imbaraga zawe. Mwami Yesu, ndagusabye udufashe, utubashishe mu izina rya Yesu Kristo, amen.